ngewe ubuhanuzi natangije Imana yarampaye ninjira muri uyu mujyi nabwiraga abakorewe jenoside yakorewe abatutsi narababwiraga ati Imana yambuye igihugu imbwa igihaye abagabo ntimuzakore nk'iby'imbwa ntabwo pasiteri umunyabyaha ntabwo nzahagarara ku makamera yanyu mbabwirize ndi umunyabyaha mvumwe ndi umukiranutsi ngewe nta pasiteri umunyabyaha uba mvuye ifaranga rya mbere nuko mfite igihumbi cyanyurwa nta mugore nkiguramo nta sigara nkiguramo nta byeri nkiguramo nge ntawe ndahanura bibiri byanjye kuba niyo mpamvu ntabwo nge ndebaho nge ndarasa kabisa niba ari n'igini ryo kutabyara ndariruzumye nkakubitaho ngaho mu ndataha igitangaza niyo mpamvu ndi umukire. Nongeye kubashimira bakunzi ba Ukwezi TV umuntu wese dukurikira ari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye n'abari mu Rwanda hirya no hino mu turere n'imirenge itandukanye. Uyu munsi umuntu turi kumwe araza kutwibwira hanyuma nyuma yo kutwibwira turaza kuvuga n'ingingo nshaka tuganiraho uyu munsi. Muri kumwe na Pastor Joel Prophet Pabitangaza ndi mugabo nubatse mfite umudamu n'abana bane ntuye ku Ruyenzi niho mba niwe itorero bita Imbaraga z'Imana Soa dukorera hano ku Kinamba ariko muri iyi minsi ntabwo turajya mu bafunguriwe kubera corona turategereje. Murakoze. Pastor Joel uyu munsi nagutumiye kugira ngo tuganire ku ngingo maze iminsi mbona ikintu njye ubwanjye nakibajije ko nabonye n'umuntu ukimbazaho nanjye bituma ndushaho kuvuga ngo ariko kuki abavuga butumwa mwese mukunda kugira inyito ivuga ngo ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bwose butangwa n'Imana. Umuntu umwe yarebaje atari ko buriya ni ukuvuga yuko abavuga butumwa mwemera yuko Habyarimana yakizweho n'Imana, Kayibanda yarakizweho n'Imana, hanyuma buriya Mussolini mu Butaliyani yakizweho n'Imana, Hitler yashyizweho n'Imana, iriya Mana niyo bakize bari abantu kugira ngo bice abantu. Urabona n'ibintu byanahindutse uko bajyagaho siko bakijyaho. Abantu nibo batangije itiko ku Mana. Mbere Prophet yaravugaga akavuga ngo umwami n'uyu noneho akababaye umwami. Noneho abantu bavuga ati dushaka kongera guhitirwamo n'Imana tuzatwihitiramo. Abantu batangira kwihitiramo abantu. Ari uvuye kunywa ikigage agatora, ari uvuye kunywa urumogi agatora, ari uvuye kwiba agatora, ni ukuvuga ngo nyine bamwe bajyaho. Ariko abashizweho n'Imana bagira ibimenyetso bibaranga. Mwari magambo mbere yuko uza kudusobanura. Ku bwawe abayobozi bose ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana? Oya. Okay. Aho ngaho ntabwo bwose bushyirwaho n'Imana kandi ni ari n'igihe bushyirwaho n'Imana bukaza kuza kurengwa bukagira ku rwego gusa nkaho bugiye guhinduka Imana. Amabwiriza cyangwa amategeko avuye ku Mana bagasa nkaho bayaturutse. Ati hehe rero tuzi tuvuge ko Habyarimana. Habyarimana suko Imana itera mutumyeho. Nibuka abahanuzi twebwe hari ibijya kuba twabivuze tukanapfa hari n'abasinze babwira Imana ati Imana none ujye ubisangira ko tubona abagabo ubashyiraho bamara kugeraho bakaba nkaho babaye bagusimbuye none rero tugabanye kugira ngo adushyira mu rupfu byo bisangira rero ariko Meshake yabimubwiye atabaza Meshake hamwe ati ibintu bizaba gutya n'abandi benshi baramusaga buriya bakamubwira kuko iyo umuntu amaze kuba Farawo ntabwo yongera Farawo kwinangira ku Mana ntabwo Imana yongera kumutumaho ihabwira mutegereza kugira ngo imukorere ibyo igomba kumukorera ibihembo byo kiri ku isi. Rero niyo mpamvu rero muri abo bantu ubanza umenye ko n'ukuntu bajyagaho ntabwo byahindutse cyo bibazaho rero nuko mbibona ngewe hari cyahindutsemo. Hanyuma tubwire rero tubwirutse ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bushyizweho n'Imana ubona ibimenyetso ubwirwa n'iki? Bwumva abantu bwegeza kumva abantu ntabwo bwihisha abantu kandi ari bo bukorera. Ntabwo umuyobozi agenda yicare hariya muri Afurika tuvugana iwacu cyane hari aho muri Afurika abaperezida babura pe n'abaminisitiri bakabura abaturage bakavuga wagira ngo baravugira ubusa. Rero washyizweho n'Imana abahagarariye Imana ni nk'ambasaderi kandi kugira abo umuyobozi nuko ari abantu Imana yaremye
bya biremwa biri aho ngaho. Rero bya biremwa yumva abantu akavuga ati ngiye ibyo nshoboye ndabikemura, ibyo ndashoboye nange munyereke ukuntu nabikemuramo. Wabyumvishije? Nibwo buyobozi waba usa nk'abwavuye kuki ku Mana, kandi ubuyobozi bwemera kuko umuhanuzi avuga. Buryo umuhanuzi ni nk'ijisho rya rubanda, niwe uzumva ari mu muhanda wo mu rugo ngo Imana iravuze mwihane, ni mugore ibi ngibi nti gutesa abantu n'urugero. Ariko uri umuntu w'umuyobozi muzima, nuramuhanuzi uramwegera, ateye amagambo uyakuye, ateye amagambo navanye ku Mana, ugahita ujya mu rugo iwawe ukicara, waba uri ku meza, waba ufata agafanta kawe kabwiye Imana ko si bya bintu bavuze 8 nta kimwe kirimo kindeba, nakora iki kugira ngo mbashe guhara ubusabane bw'Imana? Kuko iyo ugiye uvumwa n'abantu, nyambwira abantu ngo ndashaka bugufi, abantu bazagucisha bugufi. Ushobora gukora ibintu bye cyane, ukaba ibintu byiza biryoshye cyane, ariko wakakubaha abantu bafite inshingano n'ubikiraho hejuru ko bazagucisha hehe bugufi, bafite ubwo bubasha. Rero bwashyizweho n'Imana, bwegera abantu bukabumva, bukabaganiriza. Kandi ikindi ntabwo isa yose ari uguhana. Hoya dufite abana mu rugo, ngifite umuhungu wanjye igeze kuza, sinzi yaravuye televiziyo ayikubita ya sandara, ndareba ati mutere mukubite hasi mukoresha iki? Ijwi ryumva rirambwiye ry'umwuka w'Imana nyine. Acyo namukoresha no kumwegera nkamuganiriza. Umuyobozi ni umubyeyi, umuyobozi muzima si ubundi mu gishumba, twebwe duhe mu gishumba tugira inkoni isa nk'igondetse hejuru, none hasi harasongoye, nshaka gusunika nkongera nkawukurura. Niko umushumba bayo. Ubundi dufite ugomba kwakira Joel, niyo navuga ni bibi ukamuhamagara, yavuga ibyiza ntabwo ukamuhamagara, none ati ibi bibi wavuze ejo ntuzongere kubivuga. Noneho ati impamvu cyo wabivuze sinzi ukuntu zigitifa zaba yankubise, ngeze mvuga ibintu byiza ntibishoka ntibibaho, yambohoteye. Ako unyegereye nka muyobozi mukuru ukamba ati pastor ko nduzi kuvuga ibintu bisa nkaho ufite uburakari, uri umurakare ntitubikuziho, byaturutse he? Executive je yankubise urushyi. Ubwo wundi wo hejuru ahita amenya ukuntu wumvishije wabaye umurakare. Uwo ni wo muyobozi wavuye kuki ku Mana, akurikira ibintu byose akabyumva akabikurikirana. Hari abantu babaye abarakare kubera abandi, babaye abarakare kubera abandi. Umuntu akaza gufuka ikinyamakuru kuko wagiye kunywa byeri ntumuhe, atundi yagifunise ntawo ngisigariye singiriye, mbaye umurakare. Urukumva? Hari abantu babaye abarakare bitewe nuko njye ndibuka nigeze gufungura itorero nk'inshuro nkenye, aho ngeze banyirukana, wasakuje ndi guta imbaraga, nari ndi Nyamirambo. Ubwa mbere nasakuje, ndaza njya hino mpasanga umuyobozi ukomeye ati ntumvugize ibyuma hejuru, saya nane koresha hafi 600 ugomba nyivuyemo. Wabyumvishije hari iki? Ariko njya ku kinama naho mpageze ngo ahangaha nshika intege, ndagenda manuka mu mafaranga n'intama zimva, ngeze ahari tahanaho nabwo urabona aho ni mu kajagari, naho ndahava ntanya kubatse ntunge. Biri guturuka kuko ndi gupanga planning zose zigapfa, ako ntabwo mfitiye igihugu. Ndabyumva, ndi prophet, ndagikunda ndacyubaha, ariko kubera ndi guhura n'abantu bangira umurakare ndi gushaka kuba we. Niyo mpamvu wavuye ku Mana. Rero Imana imuhishurira uburyo wa muntu yaje, sanse yajemo. Mwanyumva neza? Sanse yajemo bati nyegera mwana ngwino uti impamvu cyise kugenda urakara uvuga ibintu ari byiza, n'ubukene cyangwa banyirukanye mu nzu nirukanye mu mudugudu arambira ngo nimuve imbere, ibintu nk'ibyo tukabibonera umuti nk'abana biki bimangiye nk'umushumba. Ariko mbyumva ndiko mbona wavuye ku Mana yegera abantu ntagabakanga. Hari ibintu uvuze by'ubuhanuzi uvuga ko Perezida Habyarimana yabaga bamuhanurira kera. Ese abaprofete dufite mu Rwanda baracyahanurira ubutegetsi nk'uko kera byagendaga? Ubutegetsi bakabibabwira, kuko njya numva bavuga ngo abantu baramubwiye bakamuburira nutakora ibi nutagira gutyo uzapfa gutya bizagenda gutyo. Yewe mu misi kambanze ngewe ntagira muntu maho, ariko ntanajyayo. Urumva? Cyangwa nakwandika na message
ikamugiraho, ni umwana w'Imana. none se nk'ubuhanuzi bwawe uravuga ngo uri profete, ubuhanuzi bwawe ubwo wenda wigeze wakira bwari ku kiwenda nk'ubuhanuzi wigeze wakira ku banyarwanda? Yego, nk'ubuhe? Ngewe ubuhanuzi natangije Imana yarampaye ninjira muri uyu mujyi, bwari ubuhanuzi nk'uburyo bubiri. Ubwa mbere navugaga mu muhanda, nabwiraga abakorewe jenoside yakorewe Abatutsi, narababwiraga ati Imana yambuye igihugu imbwa, igihaye abagabo, ntimuzakore nk'iby'imbwa. Iyi message yinjira ngaha mu mujyi hose ngenda nyivuga. Wamuzaga mu muhanda? Mu muhanda ntago igenda ntaratera imbere, ntago hari amadini make nabwo ameze nk'ikizu. Turashimira Imana ko n'umwisaha hari amadini ya deliverance yo kubohoka reveil. Mbere habaga amadini make abaze, kugira ngo winjire muri mutoya byari ibibazo. Yari ikigrupe kinini, za ADP, Gatolika, Islamu, Divantiste, yari nk'amadini abaze ku bwa Habyarimana. Urumva intambara irangiye nsura iyo message. Oyisohoye ryari? Mayisohoye guhera 98 muri uyu mujyi. None indi vuga ni mu nzira n'abasirikare wabyumvaga nanga ati ntukine nanjye, hano wankankamiraga, hari uburenganzira bwiwe, ako ndagomba kubwira abantu ikimana yarantumye. Hari umusaruro byatanze ibyo bintu? Bo wese ndangiza nyine mbwira abandi nawe ntuzihagarareho uvuge ngo nishe yari yapfuye, nawe ushinja wari wahunze, nubwo utemera icyaha Imana yarakurebaga. Wabyumvishije? Imana yarakurebaga, emera usaba imbabazi. Zari ubwo buryo bubiri ifite message, ariko ndashimira Imana ko zagize umusaruro. Mu buhe buryo? Mu buhe buryo rero? Nimba hari abasabye imbabazi, nimba abantu bashyingirana ndabafite, nimba abantu bahahirana, nimba abantu basurana, nimba abantu nge ntabwo ndi munyapolitike. Abanyapolitike bafite bapfa ibyabo, bapfa byubahiro, bapfa amafaranga, bapfa imyanya. Ndi kuvuga ku baturage bo hasi. Abaturage bo hasi ibintu ni sawa. Abanyapolitike bo ntuzavuge ngo bongo ntibigenda neza. Ariko kivuga ku banyapolitike tubihuze n'ibyo twaganiragaho mbere, ese ntabwo umuntu ukorera Imana, umukristo, umuntu wizera Imana, ntabwo ari umunyapolitike? Nibwo dukora birahagije, nibyo nkwanje birahagije. Kuko nigisha nabaga ati mwumvikane, mukundane, mwubahane, mugira amahoro, mukunda Imana, kandi umusingi wa byose no politiki wose nushingiye ku Mana. Bano ngo babona banavuga ngo Bibiliya ngo ni ikintu ngo turi abantu babeshya, ariko umusingi nabo bagenderaho n'uwa Bibiliya. Ni umusingi bagenderaho. Amategeko menshi abanyapolitiki ba Afurika y'u Burayi, umushingi mwinshi n'uwa Bibiliya, niho bakopeye ibyo bayoboresha. Kuko nimba bavuga ngo ntiwice, biri muri Bibiliya, babisanzeho. Ntiwibe, babisanzeho. Ntuzane inzangano, babisanzeho. Urumva ko nabo bafite muri cya gitabo ibyo bavanyemo. Muri magambo wowe ubona kugira ngo ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bugira umusaruro ufatika ariko buba bukurikiza Bibiliya? Kugira na Korowani byose n'ibitabo byose, Korowani ntagatifu byose n'ibitabo by'Imana. Wumvishije ko nta kigisha umuntu ukorera umuntu ibintu bibi, ahubwo njya mbwira umuntu ngo nta muntu ujya uhanirwa icyaha cy'undi. Wabyumvishije? Nta muntu uhanirwa icyaha cy'undi. Kugira ngo ubuyobozi bugere ku nzozi zabwo, nabisubiyemo, ni ukubanza kumva ibibazo biriki muri ba bantu bahagarariye ku isi. Noneho ikindi, ntabwo igihe cyose umuyobozi akora ibintu abantu bashaka na gutema. Nabwo bagiye inyuma ngewe. Ntabwo igihe cyose umuyobozi akora ibintu abantu bashaka. Yesu yageze mu nzu yasanga bacuruje bungutse amahera menshi, inuma zirimo, afata icyemezo cya burundu cyanamukuriye gupfa. Wabyumvishije? Rero hari igihe umuyobozi afata icyemezo gisa nkaho kibangamiye rubanda. Yesu yagezemo asanga bacuruza ibintu byabo bayibonye, inuma zaragurutse, ifu zaramenaguritse. Nose bari abantu basetse bagiye bari muririmba cyaba mutwariye umujinya. Rero mu kiyobozi rero harimo n'igihe umuntu afata icyemezo gisa nkaho kiyabaje baba. Duhereye ku muyobozi mukuru wa Yesu, ageze mu yanzu yase iri guhinduka
iguriro iri guhinduka. Badore abantu bababaye mu minsi yashize mbere yo gukoloniza n'abapasiteri, twarababaye mu minsi yashize baraza ingufu bafunga isengero. Njye mu bantu bahise bajya ni Buganda, ngeze ku muzi Imana irambwira ngo uwanjye ndamuzi. Nagiye kuri Montoni nagahinda kenshi mfite ibisirani, ariko kuko kuvugana n'Imana ni ikintu cya mbere. Habaye mpura nabo ati ngenda ndazirutswe, umujinya uramfashe, kizasubira i Rwanda. Ndavuga ati hari igihe mu by'ukuri nyuma mbajije Imana irambwira ngo abanjye bazatera imbere kandi bazakomeza kubaho, kandi ntabwo nigeze bafunga umunwa, nzabahe n'inzira yo kuvuga ubutumwa. Wabyumvishije? Kandi muzagira amatorero. Rero cyo mbivuge, harimo akajagari. Kumva mu gitondo pasi yarwanye n'umudiyakoni, ejo mu gitondo umuririmbyi yarwanye n'iki n'umuririmbyi mugenzi we. No kuvuga ngo cyo hereye ku bayobozi hari igihe bafata icyemezo nabo dusa nkaho kitubabaje, ariko nta kundi bizagenda. Dore nk'ubu ngubu ngiye maze iminsi mibwira abahabwa ati abaturage ni gakeya bazakunda kumvikana n'inzego z'ibanze. Inzego zo hejuru zibyumve. Dufite itegeko rivuga ngo nta muntu wemereye kubaka inzu adafite iki ibyangombwa. Ariko ugasanga naho ntuye amazu aruzuye wagira ngo nta byangombwa. Babyumva neza? Rero wa muturage usa nkaho wabujijwe nawe undi ataza amafaranga yiwe deja bifu zaje, urumva zaje. None mbwira umuntu ngo ubundi umuyobozi wese agomba kuba ijisho ry'umuturage. Nimba umuntu yubatse inzu ntabwo ari ibihumyo si iki, ngewe ni ibintu basize ikibanza bashyiramo fondasiyo habona, bajya bubaka nijoro nka bimwe by'abashinwa bakora mu mijyi, inzu bakayizamura bakayitaha, hashira amezi 5 bayibamo ngo bagiye kuyisenya. Noneho hari n'iryo terisenya akaba yagize ikintu atanga, wazavuga ati noneho wa undi wundi we wabujijwe n'uwatanze bose nta mutima mwiza bafite. Mbivuge aho ngaho. Noneho tugarutse, noneho niba naje kwisenya ubanza umuhe n'amashyi. Ninde muntu wahaye executive aje kumusenya tuwarete yiwe akamuha amashyi? Bibaho? Wasanga umuje ati impamvu iki usenye inzu dosiye nka miliyoni zikujyaho, uri ikigande, urapinga, ntiwumvira ubuyobozi. Ariko iyo ufite umuyobozi wawe ndi kwavuze washyizweho n'Imana bakamushyira ya kesi, arabanza akabaza uyu muntu mwapfuye iki. Urumva ko mbona naneze gitifa mpaye kesi kugira ngo nkubabaze cyangwa nguhemukire, uyu muntu mwapfuye iki. Mbere kugira ngo nguhemukire kubabaze, nambwa ati twende kubakazu azara kansenyera mbaye nkumubaza ngo sinakamubajije. Urumva ko hari uwo Imana yanyuriyemo, nubwo yamubabaje dukwemera ko gwasiye kwese kumubabaza ni teko rihari, ndabyemera aho ngaho by'ukuri. Ariko noneho nawe nimba ari se ntakenera amashyi, ntakenera amashyi. Ubundi sara umuyobozi wakifuza ko umukomera amashyi yaje kugusenyera? Ndashaka kurakara ntumwe ati impamvu usenyeye, ashaka kuvuga ngo muyewe byari bikwiriye. Mubaze nawe ubose urumva bose si uburyarya. Fata inzu kundi ivuna, uvunike ibati, uvunike ibyondo, uvunike byose, abana ntibarye, abana babyimba ubutama cyangwa banabure minervale, uzabona ibati azarise. Niwe wamusekera se bujya mu gasinzira burya, niwe wamusekera ajya mu gasinzira. Hegere nka profete rero turavuga ati ikibazo nuko atabanje kumwereka n'inzira agitangira. Ntabwo ari ibintu umuntu afenda nijoro, ni ibintu umuntu apuraninga. Rero ntabwo ngiye mvuze kuko naho rero usanga abantu benshi batangiye kugenda bajya mu bubari bakwita ka suruduwiri, ukumva babayabarakara. Urumva yabanyweye akagwa akaba murakara. Banyambwira umuntu ati ntabwo wanza n'amoko
umbwiye ngo ngiye ndi runaka urumva nta kintu byamarira ahubwo umbwiye ngo ndi urwagwa nakunywa kugira umbwire ngo ndi runaka ahubwo ati ndi urwagwa byibuze basi twakunywa kugira umbwire ngo ngiye ndi umututsi ndi umuhutu ndi umutwa biriya by'i Burundi ntacyo bimaze biriya ahubwo wambwira ati ngiye ndi urwagwa ngahita nkugotomera kugira umbwire icyo umunyamakuru uko bimeze ubu turi gushaka wambwira ati mfite igihumbi gifata uhahira abantu nawe kujya kumbwira ibyo ngiye nk'umuprofete ngiye mpanurira abanyafurika ngahanurira abanyaburayi mpanurira abagande abirabura sinzi ibyo nunangabure simba namuzi ngewe mfako gusa ndiye nanyweye gasoka nkigendera ko ngenda ibihugu byinshi ubwo rero ntwaye icyo ndicyo naba nishe umuvuno ngenda umunyarwanda kandi uhanurira ubigusabye cyangwa ngiye mpanurira batabinsabye n'ababinsaba kuko hari n'igihe mpari ikimodokari ngahita nkomangira umuntu ufite vewe iti hagarara aho ngaho wa mugabo bose uri muri aho ngaho ngiye nifitiye akamodoka gaciritse kanjye ariko ngiye mvuyemo hano hari icyo Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo umenye kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, iyoroshye uce bugufi cyangwa ukamubwira ari ibindi byose agenda ajyana bifu n'Imana. Yaba ari umuntu wumva akabyumva bati wamukayitasuye mvi imbere nta kibazo. Inani inkuka zirabitse imaze kubika barayiterura bayireza urugo, iravuga igeze nyuma y'uko iravuga ngo nubwo se munjugunye iryo jwi se mwarijugunye none hari n'ubinsaba ati pastor ndarwaye ndarembye mfite ikibazo mfasha. Rero niyo bintu mvuga ngo rero umuturage kumukurikirana cyane niyo nyungu yacu nta n'ikimana ishaka. Ariko hari abahanuzi b'ibinyoma, hari abavuga butumwa babeshya. Akenshi nsigaye mbona umuntu avuze ngo ni umuhanuzi, harahanura abantu benshi bariyikanga kubera ko bazi ababazengereje benshi. Ishaka kubaza ubundi umuhanuzi w'ibinyoma nusabye ituro nukoze iki kuri wowe none ukuntu ubimbajije shakanye nkubaze. Umuhanuzi w'ibinyoma no wishe umuntu nuwaruze nuwasambanye cyangwa wavuze ituro. Abenshi avuga ashyiraho kondisiyo y'icyo ugomba kumuha wenda anakubeshya atazabikora. Bon ngewe ntabwo ndaje ntabura nabo, ngewe mpura n'abantu bafite ibitekerezo kandi bazi kubaha n'Imana. Nicyo kintu shimira Imana. Ushaka kuba mwe mwarahuye ukayabaha, ubwo muzakomeze muvuge ushaka kuzacamo. Ntabwo Imana ikora uwo mwanya cyangwa yanakora na saa sita. Rero nange nimbabona nzabavuga baciciro, ariko umurimo w'Imana ujya mbere. Ariko se ntabwo byemera ko haba abahanuzi b'ibinyoma? B'ibinyoma bo ntabwo urambwira ngo ngiye nisambare nawe, ntabwo urambwira ngo ngiye ninjye kuroga, ntabwo urambwira ngo ntuke Imana. Hari uwambwiye ngo mwituna arimo haye ya none se ukubwiye ngo uri muhe kandi cyakubwiye wenda aguhanuriye atari cyo, ntabwo yabaye ibinyoma? Wabipimishije ake kuma katari byo. None aguhanuriye ati mu mwaka utaha uzadora ibibazo ufite bizaba byakemutse, uzaba utuye ahangaha, igihe kikagera ntibibe, ntiyaba yarakubeshye? Umwaka utaha uzaba uri hano ugasanga warapfuye se? No, arakubwiye ubu ngubu uri mu cyaro Nyamagabe. Umwaka utaha uzaba uvuga mu nzu yawe i Kigali, umwaka ugashira kubwo naho wari Nyamagabe bakwirukanye mu nzu. Nge ntaho ndahanura bibiri ku byanjye kuba, niyo mpamvu ntabwo nge ndebaho, nge ndarasa kabisa. Niba ari n'igini ryo kutabyara ndariruzumi nkakubitaho ngaho umuntu atahabwiye itangaza. Niyo mpamvu ndi umukire. Uri umukire cyane muri Yesu no mu mubiri. Nawe n'ifaranga ni mboye ifaranga rya mbere nuko mfite igihumbi cya nyurwa, nta mugore nkiguramo, nta sigara nkiguramo, nta byeri nkiguramo, igihe bari cyinshi kingumaho ngenda n'ufuraho ngura uturayi kw'abana. Akorera igihumbi akavanamo umugore, urumva ntabwo ni injyatsi gusa. Niyo mpamvu ari umukene. Hari nawe nabonye uvuga ngo mu bantu bose babayeho abakiranutsi niwe mukiranutsi wa mbere. Ntabwo ndi pasiteri w'umunyabyaha, ntabwo nzahagara ku makamera yanyu mbabwirize ndi umunyabyaha mvumwe, ndi umukiranutsi ngewe. Nta pasiteri w'umunyabyaha ubaho. Bose mwazanyiruka ngavuye gusamba ati pastor ndabona musengere ntaba ntwaye icyorezo, ntaba musengere pasiteri ntaba
ntwaye imyaku byose nyimukureho nanjye mfite iyo mizimu no ndi umukiranutsi. ubwirwa n'iki kurusha abandi se? ubwirwa n'iki kurusha abandi gukiranuka? ni uko bo babikoze bakayamenyekana bakanababarirwa, none nkaba ntarabikora njyewe, nanjye nimbikora nk'ababarirwa nzaba meze nkabo. ariko hari abandi bashobora kuba nabo bameze nkawe utazi. buri wese azi umusaraba we. umunyamakuru urabanza uvuga ati bakunzi b'ukwezi kutavuza irindi cano bakunzi b'ukwezi. nanjye abankurikira abanyarwanda ndi umukiranutsi, n'abazungu babyumve n'abandi bose babyumve. ahubwo ikibazo ni uko ari mwe munankasa, kandi bariya barapfuye basigara bavuga. iyo bakibakasa bene wabo bagafatira Bibiliya hakabamo ikihebe kinywesha itabi ari amagana umwe afite, ahubwo bayisigasiye. uje wese asigasira, uje wese arinda. ntabwo ngiye Imana nkorera ntayikandamiza, ntabwo ishyira abazungu imbere ngishyira inyuma, no. kandi ntabwo shitani ari umukara. reka shitani ntabwo ari umukara. urabaza umwana ngo ngo ni Yesu, uyu ni shitani kubera ari urukara. reka sinzi ukunda asa ko shitani arahari, ni umwanzi. ntabwo ari urukara, ngende umwirabura, ntabwo nsa na shitani. hari n'abavuga bati kuki abazungu batuzaniye batubwira, hari n'abandi bavuga yuko Yesu ngo akomoka muri Afurika ngo ari umwirabura. ntabwo bamukira ko ari umwirabura, ntibamwerekana. hoya ibyiza byose bigomba kuba ibyabo, urumva. intumwa ni izabo, nibo bazi ibintu byose byiza, kandi ugasanga badutwaye twagiye kuba bacakara, tubavurikira mu nganda zabo, waba kubivunikira bakabyitirirwa. uzarebe ubu ngubu hano namba hari ibikomo bijya bizangaho ibikomo, wabyumvishije. ibi ngibi byo mu mahembe y'inzovu. ubu mfashe ihembe y'inzovu nkayikata gutya na gutya, nkakata ngahita niyambarira, urumva igikomo. uzi ukuntu wavuga ngo ni ibya Nyabingi, ariko umuzungu agitwaye agashyira mu ruganda koza, watugura vuba ati nta kantu keza ka zahabu, unayishimye cyane. uzarebe kera kuyihondera ikawa tukinywera, uyu munsi nyihonze nkayinywa. ndi umuturage wo wanywera mwanyuzemo hajya muki mu ruganda ipfundikiye neza. uri umusirimu niwe ngeze n'iwanjye wahamagara abantu ndinjije, dore ibintu ari kunywa. niko tuvuga. kandi kera nta niyo yayindi batwaye, bakora bose ni amapodi bashyira bagahindura n'udukombe k'uturangi bagagarura. ni nayihonda nayinywa, uhita uhamagara abantu nta bukire bwanjye ndinjije. ngaho ibaze nawe, kuko nyine nta niyo mpamvu ubona nyine mvuze ngo ndi umukiranutsi niho bihera, kuko nyine abanyafurika bazi ko abazungu nibo bazahera hejuru. nta mukiranutsi w'umunyafurika ubaho. abakiranutsi ni abazungu, ni ba Aburahamu, ni ba Dawidi, ni ba Salomo, ni bane. ndabakunda ndabubaha, ni bakuru, ni abashefu batubanjirije. ariko bemere ko muri Afurika naho hari umuntu nawe wakora ibyo Imana ishaka, kuko isi bashaka kwemera ko Imana yankoresha. ikibazo ni uko ngewe nanduzi nanagusengera, nanazi iwawe nkagusengera. kuki ngewe utazi ujye n'umuririmba none nagushyira ikiganza turebe, nica umuzimu w'ubukene, nica uw'inzara, nanakwishyura na moto, naha n'umwana ibiryo. umukirano yaguhaye iki? icyo nzi nka ba Dawidi na ba Salomo na ba Aburahamu, urumva bana ni abagabo b'Imana bakoreye Imana. nabwo turahari mu Rwanda, hari umukirano, abakiranutsi sinzi ngewe abarahari, ako sindabamenya. ndimo ngewe nabo nibisobanukirwa nabo bazivuga. Pastor Joel rero ngira ngo wenda twagirana ikiganiro ni ubwa mbere tuganiriye ku Kwezi TV. yego, ariko si ubwa nyuma tugenda tugirana ibiganiro ku ngingo zitandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye. kugira ngo hari ntabwo uyu munsi tuza gukora ikiganiro kirekire, ariko kandi tufite igihe kirekire cyo kuzakora indi biganiro bitandukanye. ndagira ngo dusoza ikiganiro twagiranye kugira ngo wenda n'abantu baba twebwe abantu twakiriye akenshi dutandukana batanga imyirondoro yabo, washaka kuvugisha, washaka gusobanuza cyangwa se inyunganizi, uretse komantere baduha nawe ushobora kwivugishiriza. turasoza duha nimero, hanyuma hari ikindi rero wambashijeho kagicamo kabiri. umuyobozi watowe n'Imana niyo agiye gupfa Imana imutumaho, kandi akemera ko umuhanuzi amukingurira. ngewe ntabwo nkunda kuvuga abagiye mpura nabo muko ntabwo ndi mu hasi uciritse, nawe n'abantu bakomeye. niyo mpamvu nanjye nkomeye. nambwira umuntu ngo niza nsengera umuntu umuhinzi wa hariya nzaguma ni pastor uhingamye inkweto, ariko Imana nimbuza abantu bakomeye cyangwa nkanga gusengera ati fata vewiti ndizira ko vewiti uzampa n'ipine.
yaramusije uzampa n'iki n'ipine kandi nzaza ndyishyuze njye oya isi zaba ngo nzategeza ngo mbituye nzaza bati byavuba tese ngiye ipine rigura ngate rigura ibihumbi 100 mvaniramo rimwe bufata 100 rihe n'ijana urime rishyire ku mufuka nuko nyanya nkora ngewe habyo kumbwira ngo nahantu nzategereza niyo mpanuye byicometsemo bituzana ituro none rero hari igihe nagiye Bujumbura i Burundi nza kugira amahirwe mpura n'umuntu ukomeye waho hari umuntu mpuje nawe nijoro njyamye nambwa ati mushinga ntahe ushaka kumpuza n'umukuru w'igihugu yari umuntu ukomeye ambwira ko bitoroshye mbere ko agenda uramuvandimwe wampuza nawe kandebe kangerageze aramuvugisha twahuriye muri hoteli Ngozi twicaye nk'imuta nk'icumi namubwiye amagambo atari menshi 10 gusa hoteli Ngozi hani Ngozi yaraje yinjira nk'iti 10 gusa 10 ndamubwira ati wirwana n'isi Rwanda n'ubugingo bwawe gigisha Imana yambwiye ndasenga Rwanda n'ubugingo bwawe kuko Imana iragukunda ntabwo wagenda ubwira umwami ubusa buryo umwami umubwira ibintu by'amagambo y'ubwenge ntabwo yo kumiyobozi yo mubwira ubusa buryo umwami bashyizeho n'Imana nambwa ati wirwana n'ibyisi Rwanda n'ubugingo bwawe kuko Imana iragukunda pfukama dusenge nayo magambo turasenga nambwa ati kange ntekereze icyo uhoraho ashatse kumbwira urumva bwashyize iminsi mikeya abaritahiye urumva ntago ari amagambo menshi mushyiriye ariko ni amagambo y'umuntu wize amagambo yabaye mbere gato yuko apfa atarapfa nyine n'igihe gikengana iki mbere yuko apfa hashize umwaka umwe n'amezi umwaka utambutse n'amezi yise ataha wumvishije ibyo biri wavuye mu Rwanda ugiye ako siwe ngiye kureba oya ngiye guha n'umuntu ukomeye waho nyine mu bakomeye ni benshi harimo abasaderi byose abaministre abasirikare ngiye kumusengera uwo muntu tugirana ibihe byiza bati ushaka kumpa ga service sinumva ko umuntu agera ashyira umuntu ubuhanuzi ushaka kumusaza duhure bati Imana ivuga muri kumwe banyabwira abantu ngo ushaka guhura ushaka ati duhure wowe abujya abahanuzi barabugendana twahura ugahita Imana ikimbwira kuri wowe niyabwira amagambo y'uburyo abahagije abafite agaciro kunyambwira abantu ndamubwira mbona yakiriye kandi mbona singize ikibazo ko nafite ubwo bati nange ntumpangaye kuvuga n'umukuru w'igihugu ubu ndasoka muri ubu Burundi kandi mbona arishimye mbona arizihirya ati mushinga nta Imana igumugisha Imana ikugiriye neza uhora abane nawe kandi nirinze gutamusohora sinzi ukuntu mbisoye hano sinzi amusohora ubu ngubu abari ibanga sinzi ukuntu mbuvuze kuko arumbajije ukuntu umuyobozi kuba Imana yaramushyizeho hagera mu ry'akabati urabona burya gushaka agoroye ibintu utarubizi kese nk'aba Habyarimana bamaze kugira ngo bigire Imana nabo bande baje naho bajumbira ngabo bane ba Hitleri nabo bande ariko ari abandi nabo ikoraho mbere yuko ibona ko kibakunda biravuga ngo uwo nkunda ndamucyaha rero wakufite kuvugana natwe ngira cano babitangaza TV nayira hari ni ijambo ry'Imana nta kindi mvuga ijambo ry'Imana ngewe nafite na Instagram Joel Habimana Joel wambona Imana Joel na nimero yanjye 0 plus 250 plus 250 karindwi 88 39 32 0 karindwi 88 39 32 kadusenge mbasabira umugisha ndizira ko hari icyo mwasobanukiwe nk'abo twaganiraga nahebwe tibwo n'abayobozi nabo bumviyeho kwizo nzego nazo bagomba kuzigeraho nyine Imana ifashe naho bajye bareba cyane hariya hasi niho izingiro ry'ibibazo bikomoka naho mudugudu atambuka kwinywera icupa ryawe utamuhaye mugataguza muserera naho urumva ko ageze mu Rwanda asanga umuntu yagushaka simba karima kiwe yigurira agacupa kiwe nta musugongezeho tangira kuza bizi bibazo mujye mukurikirana aho ngaho cyane muri abo ngabo ngiye mbibibanga nk'umuhanuzi mujye mureba aho dusenge Imana yakubaho n'amahanga yose hereza umugisha abana bawe bagire neza ubatabare ku manywa na nijoro ubarengere igihugu cyacu gihe umugisha abanyarwanda bashyikire muri byose kandi ukomeze kuba hafi yabo no kubarengera urakoze kuko Imana ishobora byose kandi ifite ubushobozi buri muntu wese ahabwa umugisha uri bukurikire Imana Kwezi TV ahabwa umugisha kandi yagurirwa imbago
byose byambasha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze.